kwifasha urabizi ndifasha jewe ndikora ku giti cyanjye gusa ni ibintu bigoye cyane ariko nk'umuntu w'umusani ntabwo ajya yigurira no gushakisha. ufite management se irimo iragufasha kugira ibyo mugenda mwegeranya muri uyu muziki w'uyu munsi? oya kugeza ubu nta management mfite. ariko iramutse ibonetse byamushimisha. byaba ari byiza cyane ahubwo. hari abasani hano hanze usanga badashaka management, akubwira uti yewe sinshaka umuntu uzaza kunyobora, uzaza kumbwira ibyo nkora, cyangwa se turajya tugongana umunsi ku wundi kubera ko hari ibyo yandiyemo cyangwa njye namuriyemo iyo nshaka gukora ibintu byanjye ku giti cyanjye. ntabwo ntekereza ko management zose ataba ari nziza. unyibukije hari umusani ejo twari turi kumwe nawe yitwa turimo turabiganiraho arambwira ati barumva nta management nshaka, barumva ntakwikorera kuko aravuga ati ngiye byanangora kuko bavugana kenshi usanga ngo niba mukeneye kugira ngo ukenere rero bagomba kukubona we rero kubera wenda we ashobora kuba afite akazi hari ubwo nyine twa turimo turaganira uko nguko arambwira ati ngiye byasambura ariko mu by'ukuri hari undi usanga nyine nawe kwifasha ni ibintu bigora cyane usanga abonye management ibihugu byarushaho kuba byiza kuba byamworohera. bivuga ngo ibintu byarusha ariko iteka ntekereza ko management korohera iyo still ari ya management igendera ku bitekerezo byawe kurusha uko igutwara nk'umwana barimo barubakira ubuzima. so irabo ibintu wenda tuve ku buzima bwawe bwite tugiye mu buzima rusange. hari ibintu byinshi biba bitrendinga ku ma social media. nk'umusani urambwira wowe icyo ubitekerezaho? abandi bahanzi bapresentinga imico yabo ngira ngo rero tudatinze ngira ngo tugiye no gusoza bwana ira. tugiye gusoza, tugize ikiganiro kinini kirimo ubusesenguzi bwinshi, kirimo ukuri kwinshi. uko bisa kose n'umuntu wese uzacyumva agomba kujajinga akavuga iki ni ikiganiro cyakozwe n'abantu b'abahanga cyangwa se batari abahanga. ariko mu by'ukuri nka irahor ntekereza ko ikiganiro tujyanye kuri kamera, ntekereza ko nguhaye umukoro nk'umuhanzi mushyashya ngomba kubikurikirana. ntekereza ko nguhaye umukoro ngomba kubikurikirana kandi nawe nzakwereka ko nabikurikirana. ntacyo naba maze nshobora kukumara n'isaha hano ukahava nta kintu wungutse. biri hanze urabizi ko biri hanze ukahava byaciye mu matwi bigasohokera mu yandi. ibintu bigucanga gute uri umuhanzi mana? ariko kamera nyasha reka tugushimira cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. namwe mwakoze cyane. reka twizere ko n'ubutaha nitugutumira tuzakubona, ariko iminota 2 ya nyuma gira ikintu ubwira abafana bawe n'abari badukurikiye dusoza. ndabakunda cyane, nicyo cya mbere nababwira. amazina yanjye nitwa Ila, kuri sheni yanjye ya YouTube ushaka kunkurikiranaho ni Ila akanya Ila ni Ila. nk'abafana banjye ndabakunda cyane, abamfashije ndetse n'abanguriye n'abarimo kunkurikirana ubu ngubu mwese nabo ndabashimira cyane.